igihugu cyihariye, ni igihugu cyihariye ukwacyo. Kugeza ubu ngubu abatari bake bagaragaza ko kigereranijwe n'ibindi bihugu byo mu isi kitabura kwitwa ko ari paradizo kuba gituye, paradizo nyayo mu isi. Ni igihugu buri muturage wese wo kwisi yakwifuza kwiberamo mu gihe yamenya ko kuko ubuzima buteye muri icyo gihugu ntaho cyagereranirizwa n'ibindi bihugu birimo n'ibisanzwe, ahubwo bihora bigarukwaho cyane ko byateye imbere bidasanzwe. Ibihugu yewe nka Leta Zunze Ubumwe za Amerika ku isonga, aho ubuhangange n'iterambere bitabura gusa n'ibireberwa mu mafaranga leta ziba zifite, umubare n'ingano y'imbunda n'amasasu, ibifaru, indege bikoranye ikoranabuhanga rya nyuma rishoboka, kimwe n'ubushobozi bw'igisirikare no gukora intambara. Muri ibyo ugasanga ibyo bihugu biri imbere cyane, ariko wahindukira wareba ku ruhande ugasanga noneho ubukene mu baturage naho bumeze nabi, utabura kubasanga baba mu makarito ku mihanda, abandi basabiriza, kimwe no mu bihugu nabyo bikennye. Amafaranga, ubukungu n'iryo terambere rihambaye rishyira ibihugu byabo mu myanya ya mbere ku isi, ugasanga bo ntaho bahurira nabyo. Icyitwa amafaranga baraciye nacyo uko biri, kandi ari nacyo ubuzima bushingiyeho. Mu bihugu nk'ibyo byitwa ko byateye imbere bitangaje, wanacunga nabi ibijyanye no kwivuza byuka butanabyigondera na rimwe, kandi ngo uri umuturage w'igihugu byitwa ko gikize kurusha ibindi, ibyo nabyo bihinduka kumiro. None se ubundi ubwo ngubwo ku rundi ruhande kiba gikize gitaba gituye batagira aho baba, abandi batabasha kwivuza, ubukire n'ubuhangange aho buba bureberwa mu bindi bihe, mu mbunda, indege, mu biki. Nyamara muri iki gihugu tugiye kuvugaho umva ibihabera, kuko cyo abatari bake ubwo bahita bagaragaza ko ari paradizo mu isi, paradizo kuba gituye n'abagitura bose. Ni igihugu gifite ikirere n'urusobe rw'ibinyabuzima rukungahaye cyane ku bimera, kikagira umutungo kamere urinzwe cyane, unagiha ingufu zikoreshwa mu mirimo y'iterambere. Ibyo ubwabyo bikagihindura igihugu gikize bidasanzwe. Itegeko muri iki gihugu riha abaturage bose muri rusange uburenganzira bungana bwo kugerwaho n'ibyiza byose biboneka mu mitungo karemano y'igihugu, nk'ubutaka, amazi, amashyamba ndetse n'ibindi. Muri iki gihugu kandi ahantu hagari hahari hadatuwe, umuturage aragenda kubaka, yakenera kuhimuka igihe icyo ari cyo cyose akajya ahandi. Yemererwa gushinga icyo yakwita nk'igikorwa remezo cye ku giti cye, akaba yashinga nka plage cyangwa kwa kundi hatunganywa ahantu ho kwidagadurira ku nkombe z'amazi magari, aho akahaba akahakorera ibyo ashaka mu gihe ashaka, ndetse n'umubare wabo yabitumiramo bose. Abaturage bose muri iki gihugu 100% bafite interineti y'umuvuduko uhambaye yishyurwa na leta. Si bo bishyura ako kanya, n'ubwo nyine n'amafaranga leta yishyura n'ubundi aba ari ayabo. Abaturage 3 muri 4 bagituye, buri wese aba afite ubwato bwe, cyangwa akabutunga mu gihe bukenereye gusa, yashaka nyuma akaba bufashije iruhande akazongera akabwegura igihe bukenereye. Muri iki gihugu bisa n'ibitashoboka kenshi ko hari aho wabona umwanda cyangwa se bishingwe n'ibindi binyanyagiye mu mihanda cyangwa se impande y'amazu, harakeye hose bidasanzwe. Ni igihugu gikize byo ku rwego rutangaza ababizi bose, kandi gikomeza buri gihe n'ubundi gushora amafaranga yacyo mu mibereho myiza y'abagituye no guteganiriza hazaza h'ibisekuru by'abazabakomokaho. Ni igihugu cyashinzwemo politiki zose zijyana gusa n'ubuzima bwiza bw'abagituye, ku buryo nko ku mihanda miremire abantu bava mu mijyi berekeza mu byaro n'intara, cyangwa se bava mu ntara n'ibyaro berekeza mu mijyi, uko bihereza imihanda miremire hagati aho ngaho mu birometero runaka, buri gihe hasanga ameza ateretseho imbuto n'imitobe n'ibindi byo kurya, ugaparika imodokari ukicara ugafungura uko ushaka. Iruhande rwawe hakaba hari agasanduku ushyiramo amafaranga, ayo ushaka cyangwa wumva ko ahwanye n'ibyo wariye utanayashyiramo. Ibyo nabyo ntabwo ari ikibazo gikomeye, ntacyo biba biri bugire uwo bitwara icyo ari cyo cyose, ariko nanone muri icyo gihugu ntabwo bikorwa bityo, kuko no kuba udafite amafaranga cyangwa se ukaba wagambirira kwigendera gutyo ntayo hasize, nabyo ntibishoboka. Nta buryo byashoboka rwose ko ntayo waba ufite uba mu gihugu nk'icyo ngicyo. Ni na politiki kandi buri muturage wese yumva neza, akumva icyo bimumariye. Ahubwo ku rundi ruhande abagenzi bahasiga amafaranga menshi kurusha nayo baba bamaze gukoresha. Ahubwo ni igihugu cy'abaturage babayeho neza kurusha ahandi hose mu isi, bafite amafaranga menshi kandi bose. Ibyo bigatuma ku rundi ruhande babana no mu mahoro, ku buryo nko kumva ko hari igikorwa cy'ubujura cyakozwe mu gihugu cyangwa se mu gihugu cyose hari umuntu umwe wenyine wishwe, ibyo ngibyo ako kanya bihita bihinduka igikuba mu gihugu hose. Abaturage bose barabimenya, maze leta n'abo baturage bose bakamera nk'aho ubwo ibindi byose bihita biparikwa ku ruhande bigahagarara mu gihugu. Bose bakabanza kumenya ubwongo bw'uko byagenze ngo yibe cyangwa se hagira uwicirwa ku butaka bw'iki gihugu. Buri wese muri icyo gihugu ntabwo yiyumvisha impamvu ibyo byagerwaho. Mu mijyi myinshi muri iki gihugu abantu basohoka mu mazu yabo ntawe ukinze. Ku rundi ruhande ni nuko bigomba kugenda, ntawe ufite umwanya wo kujya kukwiba wowe
kuko byanagorana cyane ko hari icyo waba ufite mu nzu yawe undi muri icyo gihugu yashatse ngo akibure. Abasohoka bagakinga kimwe n'ahandi hose mwese muri iki gihugu ni mu mijyi imwe n'imwe nayo minini yakira abanyamahanga benshi n'abakerarugendo, abo baba bahageze batahatuye ni nabo b'imico idasanzwe muri iki gihugu bashobora kubamo abajura nk'uko babikora iwabo n'abararikira iby'abandi. Naho abaturage b'iki gihugu ibyo ntabwo byapfa kubabaho. Ni igihugu gifite ibiyaga by'ingano itandukanye ariko byose hamwe bibarirwa mu bihumbi 500. Ikirere cyaho gihinduka mu masegonda make, izuba, imvura n'ibihu bigasimburana mu kirere. Iyo uhageze uri umushyitsi abagukinisha bakubaza bati kandi ubu ngubu urumva wowe ukonje, nawe uti bagaseka bakakubwira bati ngaho butegereje iminota 15 izuba riraba riva, kandi ubwo bakabikubwira imvura irimo ica ibintu. Ya minota 15 ikaba yashira kuko izuba ricanye bidasanzwe. Muri iki gihugu biragoye cyane ko wabona basabiriza mu mijyi kereka yindi minini cyane n'ubundi, ariko nabwo abo bakaba bimukira bahageze rimwe na rimwe mu buryo bunyuranije n'amategeko, n'ubwo nabo batahabarizwa ku bwinshi. Nicyo gihugu cya mbere mu isi aho byoroshye guhabwa inguzanyo muri banki. Ni igihugu bigoranye cyane ko wagira icyo uteganya kugeraho ngo hazagire kidobye bizamo, kuko ibintu bihora bizamukaho kumanuka ku buryo abahatuye buri wese yicara agateganya ibyo azaba yaragezeho mu myaka 10, kandi bikagenda uko koko. Icyo gihugu ni Norvège. Muri Norvège politiki yose n'ibihakorerwa nta kindi na kimwe bishobora gushingiraho cyangwa ngo bigambirire kitari ukugeza umuturage ku buzima bwiza n'iterambere, amahoro, ubukire n'imibereho myiza ku kigero cyose bashobora kwigezaho. Nicyo gihugu cya mbere gikiza ahubwo mu buryo bw'imibereho myiza y'abaturage no gukira kwa nyako. Mu bihugu 142 iyo bigereranywa harebwa iterambere ry'ubukungu, ireme ry'uburezi n'ubuvuzi ndetse n'umutekano, Norvège kuri iyi ngingo kenshi iza ku mwanya wa 3 mu by'iterambere ry'ubukungu, ikaba ya 5 mu by'ireme mu buvuzi n'uburezi, ikaba ari ku gihugu cya 2 mwese mu bwisanzure n'uburenganzira bw'abagituye. Kugeza ubwo rero wateranye iyo myanya yose Norvège iriho ku rwego rw'isi, ikaza ari igihugu cya mbere giteye imbere mwese harebwe kuri ibyo bipimo byose bishyizwe hamwe n'ibipimo byose nyine by'imibereho y'abaturage kimwe n'iterambere mu bukungu. Kugeza mu mwaka wa 2020 ni umwanya wa mbere Norvège iriho mwese ku nshuro ya 6 mu gihe cyose hakozwe amagenzura nk'ayo. Norvège yahindutse igihugu cyihariye ukwacyo, na nyuma yo kubona kwihungabana ry'ubukungu mu buryo mpuzamahanga nabyo ntacyo byagiye bihindura ku mibereho y'abatuye iki gihugu cyamenye kwiteganiriza no gukomeza kubaho mu buryo buri hejuru cyane n'iyo habaho ibibazo bitandukanye by'ubukungu ku rwego mpuzamahanga no mu isi yose. Yewe ibyo bikomeza kubaho bityo yewe n'ibiciro bya peteroli byagabanuka, mu gihe nyamara Norvège nayo ari igihugu gishingiye ubukungu bwacyo kuri peteroli. Ibyo byose ntacyo biyihungabanyaho kugeza no ku kubikurone cyangwa ifaranga bakoresha naryo ritakaza agaciro imbere y'andi madevise, ariko ibyo byose n'ubundi ntibigire icyo bihungabanyaho iki gihugu cya Norvège. Bimwe mu bintu bihindura Norvège igihugu cyihariye gityo no guhungabana k'ubukungu bwayo bikaba byagorana cyane, nuko nk'ubwo ngubwo hashinzwe politiki zitandukanye z'ubukungu n'umurimo zituma ikinyuranyo cy'imishahara mu bakozi kiba gito cyane, hakiyongeraho nanone ikinyuranyo cyo kubona akazi hagati y'abagore n'abagabo nabwo kiri hasi cyane kurusha ahandi hose mwese, bigatuma abaturage bose kwijanisha rinini cyane baba bifitiye amafaranga yabo menshi arenze kure cyane akenewe gusa ngo bagire imibereho myiza. Ntabwo ari ikibazo cyo kubona ibyo barya ibibatunga ngo bambare bava aha bajye hariya binezeze, oya, ni abakire n'abaherwe. Fonds souverain aba ari ikigega cy'imitungo n'ishoramari rya leta. Icya Norvège kirimo triliyoni yose y'amadolari, akaba ari cyo kinini mwese kuko igikurikiraho cyo muri ubwo bwoko ari icya Arabia Saudite, ariko nacyo 15% ni gito kuruta icya Norvège. Aha kikaba kigizwe hanini n'amafaranga leta igishoramo avuye muri peteroli ndetse n'indi mitungo karemano. Ni umubare munini cyane w'amafaranga leta ibika muri Norvège iyabikira abaturage. Aya ngaya akaba ari nayo guteganiriza ahubwo ibisekuru by'abaturage b'iki gihugu barimo abavuka ubu ngubu nabo bazabyara, kuko nta kibazo ubu ngubu bariho bafite na kimwe. Ubwabyo leta ya Norvège yibikiye abaturage bayo akayabo k'amafaranga nk'ayafatika ku buryo bibaye ngombwa babizi neza ko bose bahita bayagabana ako kanya. Ayo yonyine ari muri Fonds souverain, buri muturage yahita afata ubwungu bw'ibihumbi 139 by'amadolari y'abanyamerika ako kanya. Ubwo sinzi cyaba cyabaye ngo bigeraho bayagabana, ariko ni ikimenyetso cy'ubutunzi ndetse n'iterambere ridasanzwe iki gihugu kiriho. Ayo rero ni yayandi yitwa petrodollar gusa, na amafaranga cyangwa se ubutunzi nyine buva kuri petrole. Ariko nanone saha ngaha Norvège icungira gusa honyine. Ku rundi ruhande abanyanorvège nanone nk'abaturage b'igihugu cyose ni bake cyane banagereranijwe n'imitungo y'akataraboneka iki gihugu gifite, ntabwo barenga 5 miliyoni n'igice.
amafaranga nk'ayo rero mu bigega nk'icyo twagarutseho abikirwa ibisekuru bizakurikiraho, bigakorwa cyane cyane no mu bihugu bicukura peteroli, kuko babizi neza ko peteroli iyo ngiyo umunsi umwe izagera aho ngaho amariba agakama ntikomeze kubaho. Kuva mu 2008 ubwo hanabagaho ihungabana ritoroshye mpuzamahanga ry'ubukungu, amafaranga nk'ayo ibihugu bitari bike byagiye bibika muri fonds souverains zabyo yaragabanutse cyane, kuko ari nayo bagiye bakoresha mu bihe nyine nk'ibyo ngibyo bitari byoroshye, aragabanuka cyane aba make. Ariko muri Norvège ubukungu bwabo n'iterambere birihariye ku buryo nabwo atigeze atirimuka cyane, kuko ari amafaranga nabo bashora mu bindi bigo bitandukanye kandi bikomeye mpuzamahanga, andi bayashora no mu kugura imigabane hirya no hino ku masoko mpuzamahanga. Norvège ni igihugu cyita cyane ku rusobe rw'ibinyabuzima, n'amafaranga yacyo ntabwo ashobora kugira hashorwa mu bikorwa bitajyana n'iyi politiki. Hari ibice bigari cyane by'iki gihugu kimwe n'ibirwa biba biraho, nta muntu n'umwe uhatuye muri gahunda zo gusigasira ibidukikije. Ariko byagera noneho ku mibereho y'abaturage, ni igihugu aho kugeza ubu ngubu 3/4 by'abaturage bose bafite akazi gahoraho, bakabona amafaranga abarika buri kwezi, buri wese azi ingano yayo, kandi bihoraho atari ibiraka cyangwa akazi kaboneka ubu ngubu ejo kakabura. 3/4 by'abaturage bose, ubwo ni ukuvuga 1/4 basigaye nanone ko atari bo babayeho nabi, ahubwo abo ngabo bafite n'umwanya wo gukorera amafaranga menshi n'ahantu hatandukanye kurusha abasigaye bahembwa, kuko bakora n'ibyo bahita bishyurirwa ko kanya. Abadafite akazi ahubwo baba bameze nk'abacuruzi, amafaranga ahora mu ntoki zabo. Ubuzima bwiza no kubaho ntacyo bahangayikira, kuko barenze kure cyane gutunga iby'ibanze, bakagera noneho ku kigero cyo gushora imari zabo mu byishimo. Byose ni ishusho y'ubukungu bugaragarira mu cyizere cyo kuramba abanyanorvège bafite, kuko ari imyaka 82 y'amavuko ku mpuzandengo rusange. Inshingano n'akazi gakomeye kuri leta ya Norvège ari nacyo bahugiraho igihe cyose, ni ugukora ku buryo hafungurwa ibigo bito n'ibiciriritse, ku buryo hatazigera na rimwe habaho ibyo kuvuga ko hari abaturage runaka babuze akazi. Leta irenzaho kuba ari nayo igomba kugira inshingano zo kwita ku burezi bw'abaturage bayo kugeza barangije kwiga nibura icyiciro cya mbere cya kaminuza. Uyu munsi mwese rero ni naho hantu habarizwa ijanisha rito cyane hafi ntaryo ry'ubushomeri. Uretse amafaranga ava muri peteroli na gaze, Norvège yashoye imari mu bukungu bushingira ku bindi bintu bitandukanye nk'ubwubatsi bw'amato agezweho, gutunganya ibyuma, ubuhinzi bw'ibiti bihenze bikenerwa cyane ku isoko mpuzamahanga, gukora impapuro, kimwe n'ubuhinzi n'ubworozi ndetse n'uburobyi. Kongeraho noneho no kuba bacuruza umuriro w'amashanyarazi mu bindi bihugu baturanye, kuko bo babashije kurenza kure cyane ukenewe imbere mu gihugu, noneho bashora imari mu kuwucuruza hanze yacyo. Umushahara cyangwa amafaranga fatizo buri muturage abashobora kwinjiza mu kwezi kumwe muri iki gihugu ni 4,400 by'amayero, arakaba miliyoni 5,300 mu mafaranga y'u Rwanda. Ntaho ubukire ndetse n'ubuzima bwiza mu gisobanuro bihabwa mwese byamera neza nko muri Norvège kugeza ubu ngubu n'abambere. Hari ibihugu nyine bihozwa mu kanwa ngo byateye imbere, ngo byubatse amadege, ngo byavumbuye ibi nibi. Reka da, aho ntabwo ariho hari ubuzima n'ubukire, biri ahandi nk'aha muri Norvège. Ikibazo kikaba ahubwo ngo Norvège ahangaha n'agace ariko muri rusange buriya ka Scandinavia babarizwamo, abandi bantu baturuka ahandi bagezwayo n'iki, bahagera bate? Kuba bimenye n'ubuzima bukururira abanyamahanga batari bake kwerekezayo, ariko kugira ngo bazinjirayo banahakandagiza ikirenge byonyine, ibyo ubwabyo biragorana cyane. Naho kubona y'akazi nabyo bikaba ikintu kitoroshye, niyo waba uri umunyaburayi uri umuturanyi hafi aho ngaho mu bindi bihugu. Isoko ry'umurimo rirafunze cyane ahangaha muri Norvège, rikagenerwa bene igihugu kandi rikagenzurwa na leta. Ku banyanorvège rero igihugu cyabo kirihariye, ariko kandi byose bigaturuka no mu muco n'amateka yabo. Ni amateka y'imyaka myinshi cyane y'uburinganire n'uburenganzira bungana ku byiza n'ibishobora kuboneka iruhande rwabo. Ni umuco bagumanye n'amateka bakomora mu bihe by'abasekuru babo, aba Viking, ababara abagabo bigenga bahora mu matsinda. Abagabo kandi b'ibigango n'indwanyi kabuhariwe bemeraga kwihuriza hamwe mu matsinda nk'ayo ngayo, bakigaba mu ngendo ndende cyane z'ubucuruzi ku mazi y'inyanja, cyangwa nanone bakigaba batyo mu bitero biteguranye ubuhanga bagambiriye ubusahuzi. Ubundi ibi byose byarangira bakicara hamwe bakagabana inyungu iyo babaga bavuye muri ubwo bucuruzi nyine, cyangwa se bakagabana iminyago basoje ibyo bitero bakoraga. Byanahabije cyane abandi banyaburayi mu binyejana bitari bike byashize. Icyo gihe rero baragabanaga mu mucyo, amahoro n'ubwumvikane, hatitawe ku isoko y'ibyo babaga bafite ako kanya, cyangwa ngo harebwe ngo nakuriya niwe wagize uruhare runini kurusha abandi, ubwo ngo tware byinshi cyangwa se binini. Oya, ryarigabana ringana. Iyo ni indangagaciro yibanze mu buzima bwabo, ni umuco kuri bo abanyanorvège gusangira ibyiza by'igihugu, imitungo yacyo yose kaberaho ubukire bwa banyiracyo ari bo baturage, kuko ari umuco rero nta nubwo byabagoye. Ubu rero igihugu cyabo Norvège ni paradizo ku isi. Ibibazo abandi bagira abo bisa n'ibitabareba ntabwo bihaba. Paradizo, harya muri paradizo yo abantu ntibapfa.
sinzi abanyanorvege nabo nk'abantu nyine birumvikana barapfa nk'abandi, ntabwo bavuga ngo ni paradizo gutyo mu gisobanuro giteye nk'ibyo mu madini. Hatabaye gupfa ntihabura n'ibindi bibazo byabo, birumvikana nabo ni abantu, ariko kandi bitandukanye cyane n'ibibera ahandi. Naho gupfa byo nyine barapfa, ariko kwijanisha rinini bapfa barabayeho, mu gihe nyamara ahantu henshi no ku mubare utari muto w'abatuye isi abandi nabo batabura gupfa ariko basa n'abataranabayeho. Iryo ni ryo tandukanirizo. Norvege nuko icyo gihugu giteye paradizo ku kiremwa muntu mu buzima bwo mwese, niko benshi bafata icyo gihugu.